tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe inshuti z'Imana zagusengarwa nkuko tumaze iminsi tubazanira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana umushumba mwanya arabibwira bahaye ikaze umukozi w'Imana. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha mwinshi turabashimiye. Nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste guturuka mu itorero rya Pentecote ya ADEPR mu Rwanda, nkaba sengera ku mudugudu wa Murambi Paruwasi ya Nyanza. Nkaba nshimiye cyane gusenga mwantumiye hano kandi turabakurikirana tukanezerwa. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Turabakiriye cyane hano muri studio za Cano gusengarwa. Tubahaye ikaze ngo ugeze ijambo ry'Imana ku bantu b'Imana isi abagutiza amatwi mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu bitandukanye. Tuguhaye ikaze, reka dusenga Imana twinjire mu kandukanya. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko ubanye natwe, tugushimiye ko turinze ibikomeye, tugushimiye ko utubeshejeho mu bikomeye. Turagushimye, tuguhaye ikaze na karibu muri uyu mwanya twinjiyemo ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rivura ibikomere, ijambo ryawe risenya imisozi, ijambo ryawe rirasenya, ijambo ryawe rirubaka. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe riruhura rikiza, reka buri muntu wese ahemburwe naryo. Mwami mwiza, ijambo ryawe ntabwo tubisengera huko ryabaho tutari twabaho. Umukozi wawe umushigikire, natwe twese dufashwe tugiye kuryumva duhemburwe naryo. Buri muntu wese uzumvira ijambo azahemburwe naryo mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Kari umukozi w'Imana. Ya murakoze cyane. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nagira ngo nongere mbashimire by'umwariko gusenga rwamwahamagaye kuri uyicano kugira ngo tubwire isi yose. N'ubundi usanzwe inshuti yanjye byihariye kandi twarabanye, agiye umpanura ibintu byinshi. Imana igenda ikora imirimo, Imana rero guha umugisha mwinshi kandi Imana ikugire neza. Tuboneho gushimira n'abandi bose bavandimwe bacu, cyane cyane inshuti zikurikiye. Nzi ko mu gitondo rona hayi no link aranezerwa muri Canada. Uwitwa Shema John yari umukozi w'Imana mu Rwanda, reka tuye muri Canada. Yayibonye arishima, aramubwiye ko ndi namwe ati musuhuze. Kimwe n'abane po muri Amerika nayihaye, hari ba Joanna bari mu Bufaransa nayihaye. Nuvuga ngo nanjye nakoze share ku bantu benshi, ariko baranezerwa bagubwa neza. Nongeye tugushimire, Imana ibaha umugisha, abakameramani, abakora muri studio bose, twibwira ko Imana iri mu ruhande rwabo. Rero kuri uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rindi ku mutima, nkuko nubundi iyi TV Channel ibisobanura imbaraga ziba mu isengesho. Imbaraga ziba mu isengesho kuko buriya mu isi hari imbaraga. Mu isi habaho imbaraga nyinshi, hari iz'amafaranga, hari iz'ibyubahiro, hari iz'iby'imiryango, hari intwaro abanyamahanga bakora. N'uyu munsi urabona covid ahitugeze, hari imbaraga. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hari izindi mbaraga, hari imbaraga ziva mu isi. Sitagombera umusore ufite ibituza binini, sitagombera umuntu muremure, sitagombera umuntu ufite amafaranga, ahubwo hasigara hakora imbaraga z'umunyamasengesho. Nagira ngo kuri uyu munsi tuganire ku ijambo ngo imbaraga ziboneka mu isengesho. Mu isengesho kuko ahandi uzabibona umuntu kugira ngo ugeze icyo ndicyo, wanamureba ko kugasanga hari icyo ari cyo, ariko umubu wamurya akarwara malaria. Hari undi ukubwira atari kuuza ibyo ntunze ugasanga ko arabifite. Ariko imbaraga ziva mu isengesho, ariho yanavuze umukozi w'Imana Paulo ngo nyamara imbaraga zacu tugira imbaraga iyo turi imbere y'Imana dusenga zo gufatamira ibitekerezwa dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru. Nagira ngo kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba hatura muri studio, abandi baragiye kuryama, abandi babyutse, amahanga yose abatwumva muri Afrika aho bari hose bamenye ngo hari imbaraga ziri hejuru y'izindi. Izindi zose zananiwe tuzi ko ziranahari. Amafaranga arahari, intwaro zirahari, abafite imiryango ikomeye, hari abakubwira ngo hari icyo bari cyo, wari ugasanga hari icyo bari cyo, ariko hariho n'amategeko, hariho n'ibindi, hariho n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ariko hejuru y'ibyo bintu hari have a power.
the Holy Spirit, hari imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Imana ishimwe. Aya magambo ndagira ngo tuyashingire ku nkuru z'umuntu witwa Esther. Kandi Esther tugiye kuvuga yahoze yitwa Hadasi, ubundi niryo zina rye bwite, yitwaga Hadasi, ariko ngo ajye kujya ibwami yitwa Esther. Uyu mukobwa tugiye kureba, ndashaka kubona inkuru ziwe tuziganiraho mu buryo bwimbitse, ariko tufite intego ivuga ngo imbaraga ziba mu isengesho. Ahangaha turaza kubona inkuru za Ahasuwerusi nkuko tugiye gusoma, ni muri Esther ibice 6 na Esther nyine tuza kureba. Hari amagambo menshi, ibice 5 turahagera, mu bice 9 turahagera, ariko kubera ko amasaha tugomba kuyacungana no gukora kugira ngo tubwire abantu b'Imana ibikwiriye, turasoma ibice 5 bya Esther ku murongo wa mbere. Ahavuga amagambo avuga ngo bukeye ku munsi wa gatatu Esther yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingobe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'ubwami areba mu muryango. Ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esther ahagaze ku rugo, Esther amutonaho, umwami atunga inkoni Esther y'izahabu yari afite mu ntoki. Esther ahera ko yigira hafi, ayikora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati urashaka iki mwamikazi, cyangwa icyo ushaka ni igiki ndakiguha, naho cyawe umugabane w'igihugu cyanjye. Imana nishimwe cyane. Aha nsa nkaho shoje ibyatangiraga, ariko tugiye kureba ubundi Ahasuwerusi amaze imyaka 3 ngo nibwo yakoze ibirori, atekesha hamagara abantu yo 20 ngo maze bararya baranezerwa. Hashize iminsi 7 bamaze kuryoherwa, ngo nibwo ngo yahamagaye abantu ngabereka umutungo we. Arabahamagara bereka umutungo, abantu baranezerwa. Ariko nanone bihura nuko byari mu mihango yabo y'Abamedi n'Abaperesi, iyo umwami yateguraga ibyo kurya n'umwamikazi yateguriraga abagore ibyo kurya. Ngo ariko ngamare gufatwa na vino, ariko ni n'umugambi w'Imana ubundi, ngamare gufatwa na vino, ngo aramutumiza ati ntago nasiga abagore ngo nzi. Ngo maze bararakara, haza nk'umwami ati turamukura, ati tubigenze gute? Ngo abajyana baramubwira ati rero ibi bintu akoze agukora uri umwami ntakwitabe, natwe bagaruka ko tuzabaho, none dushaka umuti w'uyu muntu. Ariko ibyo byose wari umugambi w'Imana. Wose wari umugambi w'Imana. Nkuko Migani 20:30 bavuga ngo nta bwenge, nta nama, nta migambi yarwanya Uwiteka. Arangije gato ngo amaze kubikora banzura ko bamuciye ibwami. Hanyuma ngo umwami we yaje gusindukira, hari umwaka wa 3, ndetse ngaho umwaka umaze kushigira nko muri 4 uko basobanura, ngo yibuka ibyo yakora Esther agira agahinda. Ngo ariko aramubwira ngo mutoranye mu bakobwa bose bo mu gihugu, ngo turebe uza gusimbura inde Vashiti wasohotse aho ngaho. Aho rero ko byatangiye rero, kuko urumva hari umwaka wa 3, uwa 4 nibwo Esther yinjiye ibwami. Noneho amaze gutoranywa, sinva gutoranywa kwiwe gusa, aratoranywa agiyeyo. Amaze kugerayo ahatinze, amaze kumara imyaka hafi igera kuri 7 yarahageze, ariko umwanzi wabo Hamani atarasobanukirwa uwahageze uwo ari we. Nibwo mu mwaka wa 12 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, ngo umugabo witwa Hamani wari umwanzi w'Abayuda. Ndagira ngo nkubwire ngo ubundi Hamani ubanze umenya mukozi w'Imana. Hamani ni igisekuru cya Gagi. Gagi wibuke neza Imana yabwiraga Sawuli ngo genda umurimburane n'abantu be. Ngarangije ngo arokora ibintu bizima nawe aramurokora. So rero Hamani uyu nguyu ni igisekuru cya Gagi cy'umwanzi w'Abayuda. Imyaka irenga 800 akibirukankaho. Ariko Imana amina no gusenga n'imbaraga ziri mu isengero. Urumva ntongo aramanuka ngo yumva afite urwango. Umva ndagira ngo ntangarize unyumva wese, naho umuntu yakwanga igihe kirekire yakuraho umugambi w'Imana. Ntiyabuze icyo Imana izakora, icyo Imana yavuze izagikora, cyanyura hehe, cyanyura ku ruhande, umugambi Imana ntavogera. Arangije ngo aricara mu mwaka wa 12, ngo amara umwaka araguza inzuzi. Abandi barasenga wari kuraguza inzuzi. Ngo mu mezi 12 yuzuye, umwaka wa 12 ufunze neza, ngo nibwo yasanze umwami. Aramubwira ati ariko mwami, kuko yajya gukwashaka, ambwira ati ariko mwami, impamvu nje kureba mu gihugu cyawe hari abantu banyanyagiye batatanye, badafite ikintu bamariye umwami, ntacyo bamaze, nta nicyo bageraho. None ndasabye umwami ngo nguhe itaranto zose, ariko tubica tubakureho.
ariko urumva ni igisekuru cya Gadi, akomoka kwa Gadi. Numva nabwira abantu ngo aho byava hose uko byamera byose dufite Imana, hari isengesho birashoboka. Umwami aramubwira ati nta n'impamvu yo gutinda, andika urwandiko birangize amafaranga uyigumanire. Ngo maze barangije mu bice bibiri uzahasome, ngo bararya baranywa. Noneho ngo abayuda babona inzandiko bakarira, aho zigeze bakarira. Ariko Hamani yanezerewe, arangije abaha igihe, abanza kubica mu bwonko, ababwira igihe azabicira kugira ngo bakunde baruhe. Ariko abantu b'Imana baratuza, Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo ngushe cyane aho nifuza kugera. Ngo hanyuma urwandiko rugezeyo, ngo witwa Moridekayi yambara ibigunira, kuko cyaraziraga kwambara ibigunira imbere y'ibwami, ngo ahubwo abishyira imbere y'imyenda, ngo abantu baza kubivuga. Burya umurokore si ngombwa ngo barabwira abantu bose. Burya umurokore si ngombwa avuge ngo nabuze iki n'iki n'iki, ahubwo duhisha ibintu tukarenzaho ubundi buryo, tuzi ko Imana izadutabara. Amen. Imana nishimwe cyane. Ngo arangiza amare kubikora gutyo, bigera kwa Esiteri bati nyokorome yambaye ibigunira. Undi ati reka reka mushyira imyambaro yo gukuranwa. Ndavuga ati nta myambaro nshaka. Abayuda twaguzwe ngo twicwe, kandi nkubwiza ukuri niba ntacyo umaze nta kizabuza abayuda gutabara. Hanyuma witwa Esiteri azamura ibibazo 4 nashatse ko tuganira cyangwa bigera kuri 5. Urumva ko kanya avuga ati we genda utuvugire, abona afite ibikwazo bigera kuri 5 ngiye gusobanura mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Aravuga tumva murabizi neza ko nta muntu ujya ibwami batamuhamagaye. Ntabwo nabavugira ibwami, cyo ni icyambere. Yampamagaye, ntabwo nahakandagira umuntu wese, yaba umugore we yaba undi wese ugiye ikambere adahamagawe, isi yose iziko agomba gupfa. Kubw'ibyo rero aho ndi bugi. Icya kabiri ndi umugore we, ariko maze iminsi 30 atarampamagara ngo njye mu nzi ikambere. Muri make ntazi ko umwami arya, ntibanaherukana, byararangiye. Ati ndajyayo gute? Ababwira icya gatatu, arabwira ati itegeko rya Medi n'Abaperesi irijya rihinduka. Ariko hari ibintu ariko gusenga birabihindura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Itegeko ritashyizweho n'Imana burya rijya rihinduka. Arangije ati yari amaze ukwezi gatatu itegeko ry'Abamedi ntirihinduka. Icya kane, ntiyari yarigeze atangaza yuko ari umuyuda. Muri make ntibari bazi ubwoko bwe. Ntabwo agomba kuvuga icyo ari cyo kandi akivuze mbere, kuko yakivuga mbere ntiyari kujyayo. Ahubwo rero kubera ko yacetse ati ndabivugane ntarabikora. Icya gatanu cya nyuma giteye ubwoba abakozi b'Imana, nshuti z'umusaraba, umwanzi w'Abayuda abadukurikiye abatwumva, umwanzi w'Abayuda we ibi byose ntacyo byamubwiraga. We yahoragayo mu gitondo, saa 2, saa 4, saa 3, saa 5, igihe cyose yifuza kujya ibwami yakandagiragayo. Ariko umugore ntiyabyemeraga. Reka nkubwize ukuri, banyura kuri Facebook, banyura kuri WhatsApp, aho banyura hose, aho bajya hose, twabatanzeyo. Dore bangari kubiya hanga Hamani abo ni bande? Abanzi barwanya amasezerano, abantu bahiga umuntu, bakurikirana ibyo uri muntu akora, abatongera abantu abarara barago bafite urwango rurerure. Twabatanzeyo. Ayiwe twabatanzeyo. No kuvuga ko haleluya. Nuvuga ngo Esiteri we imigambi ya Hamani, na Hamani ajya kwimasimbura abandi bagambaniraga umwami, we yaramaze imyaka irenga 4 hafi 5 yicaye ibwami. Twabatanzeyo. Twasengeye hahandi navuga na harya navuga na hari ntenda kuvuga, ariko impamvu twabatanzeyo nuko dufite umugambi. Imana ifite umugambi ku buzima bwacu, ni impamvu tukiri n'umugambi w'Imana. Hanyuma rero Esiteri avuga ati ibyo bintu 5 nta kintu nabamarira, nta kintu nabikoraho, ndongera mbigarukamo babyumve bene data. Aravuga ati isi yose irabizi nta muntu wemerewe kujya ibwami batamuhamagaye. Mu yandi magambo, hari ibintu wazana ngo urabona ngo ibintu byemera, ngo ibintu byakunda, ngo bamwe ngo bikoze ntibizaza, uzakuvugira ninde? Oya, dufite umuvugizi witwa Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Asifiwe Bwana. Haleluya. Amen. Aravuga ngo umva nta muntu ujya ibwami batamuhamagaye, arapfa. Ndagira ngo duhanurire abantu uyu munsi ku mugoroba, tubabwire ikintu gikomeye. Ntagira ubwoba. Ntagira ubwoba. Ntibagira ubwoba.
isengesho rizagutambutsa aho bari barashyize bariyeri. Isengesho rizakuzamura gushyira abantu batatekerezaga. Gusenga kurimo gukiranuka kuzaguha uburenganzira burarambuwe. Ubundi gusenga ni privilege ntabwo abantu baha Imana. Aravuga ati simeruka sinajyayo. Kabiri mazame ukwezi sinzi uko umugabo arya, sinzi uko abaho, sinzi uko yambara, sinzi ukuntu abayo, sinajyayo. Gatatu itegeko rya Medi ntirijya rihinduka. ntabwo Rihinduka byanzuye byarangiye. Kane yari avuze ubwoko bwe. Gatanu umwanzi wabo yahoraga. Ariyo mpamvu nabwo mu migani haravuze ngo nta nama, nta bwenge, nta migambi byarwanya Uwiteka. Bazikorera muri sidwire, bazikorera mu ishyamba, bazikorera mu gihuru, bazikorera muri hoteli, bazikorera mu ndege, bazikorera mu mazu, bazikorera kuri WhatsApp. Haleluya. Bazikorera ahantu hose. Nta kizarwanya umugambi w'Imana. Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ifite imbaraga. Bazikorera ku materemusi y'ibyayi, bazikorera ku dukombe tw'ikawa, bazikorera mu nzira bavuga, bazikora baganira. Nta nama, nta bwenge, nta mbaraga byabasha kurwanya Uwiteka. Ntayo. Aho bazikorera hose. Iri jambo vuze reka turisome mu migani 21 ku murongo wa 30 haranditse ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Soma n'umurongo ukurikiyeho kugira ngo uvuge nabo neza cyane. Usubiremo hano. Nta bwenge Amen cyangwa ubuhanga cyangwa inama Amina byabasha kurwanya Uwiteka. Uwo murongo wo hasi ifarashi irindishwa umunsi wo ku urugamba ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Urumva haravuze ngo nta nama ntazo. Mbisubire bazikorera kuri WhatsApp, bazikorera muri groupe iyo ari yo yose, bazikorera aho bicaye, bazikorera mu kabari, akubushera n'akurwagwa n'akikigage n'akimisururu n'ibindi byose, bazikorera muri hoteli nziza nihenze nidahenze, bakorera inama mu biro. Rele dasi nta nama. La sikotra idovene hola nama zango tuhanurira batwumva kano Amina. Inama yose yakozwe Uwiteka atarimo ntacyo yagutwara. Nta bwenge, nta n'ubuhanga. Nuvuga ngo nta bwenge bwo mu ishuri bazana, nta bwa siyanse bazana, nta bwa kavukire bazana byabasha kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Kandi ubundi ibyo bintu bitatu nibyo abantu bakoresha barwanya umuntu, ariko ntibikunda rero. Umurongo hasi wasomye wavuze ngo tatu rimwe ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba. Barazitoza. Wibuke Farawo ngo yafashe amafarashi 600 ngo yari yaratojwe kwiruka zikurwana. Aravuga ngo Abisirayeli ndabafatisha ibintu bine. Baragenda mu misozi batazi, imbere hari amazi nta bwato, ikindi bagiye batariye kumba batazi ko Imana yabagabure nijoro batabize bahaye Pasika bariye bahaze, ikindi ngo barabasaza bananiwe bagenda n'amaguru ngo arabafata. Ariko se yarabafasha ahubwo Imana yarunduriye hehe mu nyanja. Ifarashi irindiriye umunsi w'urugamba ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Icyo bacura cyose, icyo bapanga cyose, icyakorwa cyose reka da ikinesha, ahubwo hanesha umugambi w'Uwiteka. Esteri arababwira tumva rero ibyo bintu byose mbabwiye uko ari bitanu ntacyo nabikora. Arambwira tuma Moridekayi amubwira ati ariko rero ntiwibwire yuko nutagira ikintu ukora mu gihe nk'iki Abayuda bazabura ikibatabara. Burya umuntu nakwivumburaho uzamureka agende, agiye gusimbura undi w'ingirakamaro. Nta muntu ufite uburenganzira ku muntu ukeretse Imana yonyine. Ngarabwira ati reka mbabwize ukuri. Ibi bintu bitanu mbabwiye birangoye, ariko genda mu mbwirire Moridekayi. Muteranye abantu bo mu rwa bose, mwirize ubusa, munsabire, mumare gatatu mutarya mutanywa. Nanjye n'abaja banjye nubwo byaye byari muri teguye salade ndayireka nzasanga umwami nyirengagije. Imbaraga z'amasenga. Gusenga suko haba atari ibibazo, ahubwo imbaraga zo gusenga ziduha gusenga twirengagije. Tuzi ko bihari,
tuzi ko bitumereye nabi tuzi ko bikomeye ariko umuntu agasenga nzasanga umwami nirengagije ndagira ngo tubwire abantu batwumva Australia France batwumva Europe batwumva America Canada Afrika y'Epfo isi yose mu Rwanda gira ikintu ukora wirengagije witinya kwinjira mu biro bagukanzemo witinya kwinjira witinya gukora icyo ushaka ahubwo uhereye kuri iri jambo gira ikintu ukora wirengagije asifiwe Bwana amen witinya nzasanga umwami nirengagije yirengagije ibintu bingahe bitanu yirengagije yuko ntaho ibwami adahamagawe yirengagije yuko adaheruka ibwami maze ukwezi atajyayo yirengagije yuko itegeko ry'umwami ridahinduka yirengagije yuko ntiyavuze ubwoko bwe icya gatanu umwanzi wabo we nta audience asaba we ntayasa aravuga ngo nzasanga umwami nirengagije muri make yirengagije urupfu yirengagije byose ndagira ngo tubwire abatwumva kano kanya abakurikira kino kiganiro abakurikira gusenga icano yacu bamenye ngo tukubwire ibikomeye gira ikintu mu kwizera utere intambwe urenge sanga wa wundi sanga kora bya bindi watekereje aravuga ngo nzasanga umwami nirengagije sasa aho twasomye ibice bitanu ngo bukeye 3 yuzuye shobora kuba n'umunsi umwe ngo arambara ashyira amaraso ndagiye amajwi turapfunda ati simpfa navuganye n'ituma ntapfa amina navuganye n'Imana ishobora byose navuganye n'imva yo twavuganye ntibeshye ibira nigaragaza ko Imana amugaye ngo nzakurinda oya barasenze baragenda ngo akigerayo ngo umwami yari yicaye areba kwirembo ubundi nkubwira amakuru umuntu umwami yicaye areba kwirembo afite abasore bita muri kino gihe ngo n'abawonsa abandi bafite ibituza binini ngo babiteguye gucakira umuntu bakamwica kuko yinjiye nta burenganzira ngo ariko ngo Esther akitambuka akinjira kwa kwezi kwari gushize ngo abahungu batangira bati uyu nawe aragiye ko nta kimwami yavuze ngo ariko ngo mu gihe bagitangira guhaguruka ngahita amutunga inkoni gusenga bizaguha ibyo wari warabuze gusenga bizagukingura urugi abantu bakinze gusenga bizaguhuza n'uwo wari utegereje gusenga bizakurinda amakuba gusenga bizakurindira abana gusenga bizakurindira gusenga bizakubakira amateka abandi basenya gusenga bizaburiza n'imigambi y'abadayimoni umva mukozi w'Imana gusenga niyo ntwaro ya mbere ibindi byose bavuga barabeshya burya gusenga hanyuma arangije ngo umwami aramubaza ngo ataravuga aramubwira ngo niki wifuza ngo nkiguhe niki wifuza niba ushaka n'igihugu ndakiguha ndabwira ati nta kindi nkeneye ni inkera yonyine gusa kandi uzanemo na Hamani ngo umwami aravuga ati yo sinarinzi ko Esther akunda Hamani umva ibyisengesho rikoze ntabwo shaka gutsinda kuri aya magambo ngo inkera bayiraramo bwa kabiri nta kintu dusaba amubwira ati umva ndabatumira ati umwami abinyemereye ejo muzagarukana ngo maze uwitwa Hamani amanuka nezerewe aravuga ati yo ati n'umwami kazarankunda nta wundi yashimye gutumira ni nanjye yatumiye none rwose ndanezerewe ngo ariko ngagira dayimoni aravuga ngo ariko sinishimye singuwe neza nkibona umuyuda witwa Morodekayi harakwirembo ngo amugira inama umugore amubwira ati mva zungu shaka igiti kandi ntushake kigufiya ushaka icyo umanika ku buryo hakurya bazabibona kazarusenya bakayibona hepfo bakazabireba ku buryo isi yose imenya ko uwo muntu amaritswe ushaka ibitambiko 50 iyi ushaka 20 50 iyi no gufata ngo afate dipine y'amarundi aho kwatazagaruka ariko amina afite icyo yavuganye n'umwami turi umugambi mu utabasha gusenywa wowe udukurikiye gusenga rwa ikimana kuvuzo kirakomeye haleluya icyo iryo jambo ry'Imana tumutuganira ahangaha warangije ngo arazinduka agate sinkaraba sinjya mu nkera ibishoboka sinijya sinkaraba sinywa ntaramumanika reka njye kumusaba umwami reka ngende yajyaga yahoragayo reka njye kumusaba umwami kumbi iryo joro uko ashinga igiti niko n'umugambi Imana urimo ukora ngo umwami aradasinziriye abura ibitotsi ngo arajya mu bitabo biranga
azana ibindi biranga haza icy'ubucurabwenge noneho ngo uko umwami asoma niko umwuka arimo akora operasiyo abanzi baracukura igiti baragishinga umwami nabari gusoma umwuka arimo arakora mu bwonko ati ntusinzi ararangije arazenguruka ngo umwuka ati we jya kuri paje nyirizina ngo abaguye kuri paje imwe yanditseho ibyagira umwami akamaro ngo ariko ngo ntacyo babikoze umwami akibibona ngahita avuga ati ariko uyu muntu hari ingororano gusenga bikibutsa gusenga bigarura ibyawe batakaje gusenga bihora bigendana nawe iteka ryose ngo arangije ngo aributse ngo amaze kwibutsa ati ariko se ubundi hari icyo umwami yahawe n'uyu muntu wakoze ibi yaragororewe bati oya ati reka da ntacyo yahawe bati hanze hari indi ubundi sajyaga yonde hanze hari indi nose ndukunda kujya hanze bati ni Hamani aje gute nuvuga ngo yageze mu rugo ikirenge cya nyuma cyafunze ikambere already umwami yamaze kuvuga ati uno muntu hari icyo yahembwa umva umuntu aje gusaba undi ngabambwe kumba Imana yagaragaje ineza umuntu yagize nyemerera umbwirira avana imwe ari kudukurikira babwire ngo icyo bakoze Imana igiye kukibukira bambwirire hari ibintu Imana yavuze babumbura kiriya gitabo yaha ngo basanze umugabo Victani na Sherezi aribo bashatse kugambana ngo bagambane umwami hanyuma Morodekayi basanga niwe waburiye umwami bivuze ngo ikintu cyiza umuntu akora naho cyaceceka kigaceceka ari cyiza abantu bakibagirwa ko wakoze neza haleluya abantu bakibagirwa ko hari icyo wamaze haleluya ijuru ryo nukuvuga ngo Morodekayi yari yakoze ikintu cyiza atanga abagabo bagambaniye umwami arabatanga rwose kubera ishyari ntibagira ikintu bamuha ariko ijuru ryo byateguye ko ariho Imana izatabara tarasinimo byateguye ko ariho Imana izatabara ariryo zingiro ryo kugira ngo Imana itaba nusoma uzasanga ariryo zingiro Imana ishimwe nawe ndebera ni operasiyo ebyiri mu isaha imwe hari uri gushinga igiti ati nzinduke mumanike hakiri kare kumbi hari undi umwuka yageze ati soma kugerwaho ibyagiriye akamaro umwami arabaza ngo ariko uyu bundi n'umuntu hari ishimwe hari ikintu mwamuhaye ndagira ngo wongere umbwirire abatwumva badukurikiranye babwire ngo icyo bakoze cyiza ntikibagiranye tubwire abantu bakoze umurimo w'Imana bagaburiye imfubyi bafashije bakoze byiza batabaye abantu basibagiwe abantu bakoze ibindi bandi bakibagirwa ariko imbere y'Imana biracyari urwibutso kandi turaza gusengera muri iri jambo twe ngo Mana ibyo bakoze ongera ubibukire umwanzi acogore none abaza ngo ariko hanze hari yone bati nta wundi uza batamutumye nta wundi wishora umuntu hari wese ninde ni Hamani mubwirasi ati niyinjire arinjira ngo akinjira umwuka amanuka asanga umwami kuko yavuga ati ku irembo burya Imana itubikira n'ibanga yavuga ati ku irembo hariyo umuyuda wagize gutya na gutya tumugenze gute tumukorera iki ndakurahiye ukuri ndi imbere y'Imana ntabwo yari kumusabira ibyo yasabye yari aho nitundi Imana izakoresha abisha bacu byiza umva igitangaza kirimo ako kantu uvuze umwami ntabwo yigeze akora ikosa ryo kumubaza ngo uriya muyuda Morodekayi tumukorera iki wapi umwuka bwahinda umva imbaraga zo gusenga wari kwica dosiye niwe uzayizamura kandi byashobora ko kubera ko uburyo umwami yari abanye na Hamani ari igisonga cye byari no gushoboka ko umwami ahita avuga ati Hamani uriya muyuda Morodekayi ku ibintu yakoze kuki mutabibonye ariko imbaraga z'amasenga takisini aricyo nshaka kubwira uyu munsi wa none ngo Imana izakoresha ababisha kugeza ku cyo washakaga wari gusenya idosiye niwe uzayisinya wari kwirwanya niwe uzagira ibyo akora haleluya avuga atari ko undi muntu tumugenze gute warangije atari ku bundi muri iyi si hari undi mwami akunda
hari undi ngo aribwira ko yari afite n'irari rivanze agashaka ikanzu y'ubwami ashaka ifarashi y'umwami ngo kandi bagashaka umuntu mukuru wiyubashye akamuzengurutsa mu yandi magambo burya umukuru hejuru ya Hamani yari umwami igihe umwami amuzengurutse hose arabisobanura arabivuga n'ifarashi ariko uziko hirya Hamani nta kindi gisonga cyari oya hagomba kuza umwami kumbi ntazi ko hari uriyo kwirembo hari undi uwo mutamenya uwo mutaganirije uwo mudasoma Imana hari abantu bajyana ijwi ry'Imana hari abantu bavuganye n'Imana hari abantu bacecetse ariko hari Imana yavuganye nabo hari ibyiza mutarababonaho hari ibyiza mutarareba hari abantu Imana isize icyubahiro n'igikundiro hari abantu Imana yavuze bataramenya hari abantu isobanukiwe lole side kora yo bana we kumbi yumva ko we ibyiza ari ibye ndagira ngo dutangarize abantu mutama tubaha Imana ibyiza si ibyanyu hari abakiranutsi bari hariya bafite ibyiza Imana yavuze hari abantu Imana ihindura icyicaro ikabashyira ahandi wikumva ko iyo ntabwo ari yayo ntebe hari undi nyirayo uri hariya ndarangije ati ibyo bintu byose uvuze hatabuzeho naki umwami mu cyubahiro atumva rero gusenga ni imbaraga zikomeye ngo umwami aravuga ngo hatabuzeho na kimwe genda mu biro mu jipe wapi ahantu heza muri genda ubikorere kw'irembo uriya muyuda uri hehe kw'irembo akantu k'ubwenge kuki umwami atamubwiye ngo nimuzane tumwambikire ibwami ndagasubiza nirukanka ako kantu none se abamuvuze nabi ngo napfukame babivugiye ibwami cyane ni kw'irembo aho umuntu yakubitiwe niho azatabarirwa aho umuntu yavugiwe niho azambirwa ikamba aho umuntu yahuye n'akaga niho Imana izahagarara nawe aramubwira ngo manuka umusange hehe abavuze ngo niyuname bari mushumba wanje Imana igumugisha abavuze ngo nagiye gutya ari kw'irembo birakwiriye ko idusubiza tugasubira mu ntara bakabona ko ari Imana yakoze Imana ishimwe haleluya amen ugasubiramo kumva ariko cyangwa gasubiremo kuki atamubwiye ngo nimumuzane ibwami akamubwira ngo fata ibyo byose fata umwenda bavuze fate n'ifarashi wavuze ujye kw'irembo umusange he ahari aho yakubita umwambi kiravuze ngo wapfukamye nk'abandi abavuze ngo ibyo bogira nibiki abavuze ngo nzandiko zizabarimbura hamwe wajya gumucaho umva niko Yobu yavuze yaravuze ngo hari n'ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka kikakigira ibitontome mu magambo y'ubwenge aciriritse igiti batemeye hadutuye cyatohera aho kitatemewe tuvuga imisozi ya Kigali tuyirimo igiti cyatemewe kuri zini cyatohera Karugira bishoboka none se cyatohera mu ngoma bishoboka kubera ikizi aho cyatemewe niho gitohera muri make aho wakubitiwe niho uzatabarirwa aho wasuzuguriwe niho uzatabarirwa aho bavuze ngo ntibishoboka niho bizashobokera aho bavuze ngo ntazabyara niho uzabyara kuko Imana ibikeneye ubuhamya hahandi imivuga Imana ishimwe amusangayo arambara arangije ngo aramuzengurutse ndashaka ko tugisoza tuvuga ngamuzengurukije niba wibaza umbwira ko yabimwambitse anezerewe yamushyiragamo utsindagiramo ngangije ngo amucisha mu mujyi aho umwami akunze kubaha doko bazajya bamugenza noneho ngo abaturage bagasohoka kuko abanzi b'abayuda bari bibitseho inzandiko baranze guhinga baranze gucuruza ko ku munsi wa 14 bafite iby'ubuntu bazajya by'abayuda bazarya iby'ubuntu Imana irinda ibintu by'umuntu we irabirinda nubwo nta dasi biriho ntagire umutekano bibaho ntagire umuntu bicunga ariko ibintu byawe umva Imana irabirinda nta basekirite tubyishyurira ahubwo birindwa n'imbaraga z'Imana Imana ishimwe power of the Holy Spirit ibyo nibyo biri yaravuze ngo ngiye kuza mwohereza umfasha kubana namwe yavuze ngo twereje kampani y'umutekano ni umwuka wera gusa abarokore turarinzwe
ibyo wakora byose ntacyo byagutwara ngo noneho ngo yagenda akajya avuga umuntu uriya mugabo Hamani ngo uwo mwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza noneho ngo abaturage bakarungurukira mu idirishya no muri botike bati ishyano riraguye uriya uvuga biriya ninde bati si Hamani se none se uriya ahetse ninde ati si Moridekayi none izi nzandiko none izi nzandiko ziriho kashe ziriho kashe yuko tuzabakorera biriya bintu byo kubica tukabamara none si ibi ni ibiki ngo barangiza ngo urufite wese atiye bararuzinga mu magambo y'ubwenge inzandiko zihinduka ibicupo riba zifite mu ntoki zabo ikasha y'umwami impeta y'umwami bipfuye ubusa kuko Imana igaragaje imbaraga zayo ngo baramanuka bajya mu wundi mudugudu bati umwami akunze kubaha bagasohoka ati nimutabare muze mureba ati ibi ni ibiki atuvuga biriya ninde bati ni Hamani wowe wivugirwa ninde se ni Moridekayi izi nzandiko twahawe bakazizinga Mana uzinga izandiko maze ngo abayuda bo bakaneza alasini Moridekayi Mana uzinga izandiko iyo umugoroba ku muntu udukurikiye yego Imana nizinga inzandiko ziri ku buzima bwe haleluya ku muntu udukurikiye muri kano kanya haleluya umuntu ukurikiye iri jambo ry'Imana tugeze kuri izi nzandiko musumba hari inzandiko ziba ziri ku buzima bw'abantu zigomba guta agaciro kabone nubwo ziriho kashe y'imbaraga kabone nubwo zaba ziriho kashe ariko zigomba guhinduka kubw'imbaraga unyemerere n'umugoroba dufate diplome z'abantu zabaye nk'icyangombwa cy'ubutaka tuzikure mu kabati babona akazi ubundi hari ibyangombwa tugendana hari irangamuntu hari perimi hakaba n'ibindi nka none hari igihe umuntu yiga yareba diploma akayigira nk'icyangombwa cy'ubutaka ntawe kigendana yagisohoka kigiye muri mitasiyo hari abantu bize n'uyu munsi nkurahira ukuri batazi aho diplome zabo zimwe ntabwo nkubeshye barahari kuko barabijugunye baradepoje biranga Satana zihagararaho turagira ngo urwandiko rw'abadayimoni rutagaciro urw'Imana ruzamuke haleluya wavuze ngo amina ngo bagasoma ngo urine yako troye haleluya uri Imana ishobora byose ngo inzandiko ziriho kashe zatewe n'umwami zavuze amakuru atari meza ngo zitera agaciro mu ntoki z'abagome bagira ngo kuri uyu mugoroba hagira ibintu bitagaciro bifatika yabindi umuntu ajya gatinya aturiya ninde ati ni Hamani uriya ahetse ni Moridekayi izi nzandiko hano uru rwandiko rucike mu izina rya Yesu zirahari nyinshi bambwirira buturi kuganira babwire bakomeze boye gucika intege hari imbaraga z'isengesho sengesho ritesha agaciro rifite agaciro sengesho ryahindura kashe y'umuntu sengesho isenge ntacyo ridakora ngo arangije ku mugoroba twifuka ku mugoroba ngo kuko yaramuzengurukanye abiri cyuye we nta gatambaro nk'aka yagira ngo yihanagure uko ndimo nihanagura muri studio yari kugakura hehe kuko yari ku rutoto yari ku gahato kenshi zarababaje ngo bwije ngaramucyura hari nka ku mugoroba yego ikindi cya kabiri kuki atamushubije atahise amujyana mu rugo rw'ibwami yamushubije yagize gute ni byiza ko Imana idusubiza tukagomba kumuhamagara icya kabiri niwe ufite amakuru yo muri Bibiliya ifarashi yasubiye ibwami imyenda yasubiye ibwami byagumye aho ngaho byagumye amakuru ufite muri Bibiliya nuko ifarashi n'imyenda byose byagumye aho Imana izagwa ibintu badashobora gutwara uko biboneye byagumye aho ngaho noneho ngo agiye gutaha turi muri studio ntabwo twabishobora ngo ubu yari yagiye atera ibitambwe kera twitangwa n'ijyabanyamurya abana ibitambwe birebire ngo ariko mu gutaha nimugoroba ngataha yitwikiriye igitambaro ngo agenda yuba umugore amunye ati yamayharero muri make kubera mugabo wacu wiriwe ko twakubuze undi ati wivuga ibyo sizi inyuma angabatekerereza amakuru umugore arahindukira ngo ngo nuwo mu rubyaro rw'abayuda ngo ngo usibye no gupfa no usibye n'ibindi ngo uzamugwa n'imero gupfa uzapfa ngo uzamugwa imbere ngo akivuga iryo jambo gusa impuruza ziraza ubwo urumva ko mu gitondo nta gacyayi yanyoye yakarabye mu maso yahise asubirana na cyacyuye asubirayo
arangije iryo joro ibyabaye bitindeho muzi ko Esiteri amaze kumva amakuru ati saba icyo ushaka ati mwami icyo ngusaba ni agahanga n'ubwoko bwanjye bati ninde wabikoze n'uyu nguyu ngo mwami asohoka yarakaye ngo ndagiye gusaba imbabazi kuko atarazi ko Esiteri ari n'umudamba ngo mwami baragati noneho ugiye no kumfatira umugore ku ngufu iryo jambo rigisohoka mu kanwa bati ahubwo si ibyo gusa no mu rugo yashinze igiti cyo guhemukira Moridekayi kandi yaravuze bigira umwami akamaro erega abantu bazi ukurengana bazi nuko wakira nuko bacecetse ndagira ngo rero ijoro kuri uyu mugoroba Imana igaragaze kwera kwayo amen haleluya Imana ishimwe barangije ngakivuga ibyo ati hari n'igiti umwami ati mugende mukimumanikeho nabi ariko hari akantu k'ubwenge amaze kumbwira ngo mugende mukimumanureho hari ikintu yamukoreye nkikubwira kivuga ndakwinjiza yamwambuye impeta yego yamwambuye impeta Foriya yambitse Moridekayi haleluya imbaraga z'isengesho zizaguha icyo ababyeyi bataguhaye imbaraga z'isengesho ryagutuza aho abantu batagutuza imbaraga z'isengesho ryaguha icyo wabuze imbaraga z'isengesho zakurinda urupfu imbaraga z'isengesho zaguha ibyo wari warabuze Imana nishimwe cyane ngo arangije ngo bagenda kumumanika mwambura impeta umukozi w'Imana ngiye gusoza ijambo ry'Imana ngo agenda bayimwambara bayambika umukozi w'Imana rwose mwiza ngo we ngamanutse magambo meza ngiye gusoreza niba hari umugabo wapfanye ikibazo gikomeye ni Hamani yapfuye ati cyambere yapfuye adasamuye yirirwa umunsi atanakarabye yirirwa azenguruka yapfuye adasamuye ntiyakarabye yariwe azenguruka ntiyaraze akomanura hana ibyo yavuze byose byarabuze icya gatatu kibi ngiye kukubwira kibi kuri we kiza kuri twe yapfuye atavuze ikimugenza yapfuye atavuze ikimugenza yarapfuye atavuze ikimugenza yaragiye gusaba uwitwa nde yaramusabye ntiyamusabye yabonye umwanya ntawe yabonye turagira ngo duhanurire abatumva Satana mwari abadayimoni bamwari batavuze ikibagenza mu izina rya Yesu mu rugo rwawe mu bana bawe mu bavandimwe bawe muri bizinesi zawe mu mugambi ntiyavuze ikimugenza iri joro kuri uyu mugoroba abatwumva n'abadukurikiye tubabwire ngo dayimoni ashatavuze ikimugenza mu byawe komereza afasha aho Imana mbese idukubitire ibiduhiga bitaravuga wowe udukurikiye nawe uzumvira ijambo uzumvira ijambo Imana igukubitire yego ibiri guhiga bitaravuga ibikubita bitaravuga yapfuye ataravuga ikimugenza turagira ngo nyine kuri mugoroba Satana mwari atavuze ikimugenza ku rubyaro rw'abantu atavuze ikimugenza muri bizinesi z'abantu turamukubita muri uyu mugoroba dushingiye ku byanditswe byera ngo Hamani yapfuye atavuze ikimuzinduye apfa atavuze ikimujyanye mu rugo rw'abandi kuko niko dusengeye umugabo n'umugore wese umukuru n'umuto tumubwira ngo hari imbaraga zigiye kubita dayimoni atavuze kandi buriya hari akandi kantu yego uzi ko ibya Hamani byose ikanzu yari yarahawe impeta yari yarahawe ifarashi yari yarahawe nayo ngo ibyo bintu byose umwami yabishyikiriza Esiteri abyegurira Moridekayi twihuse ngo dusoze wari uzi ko yababwiye ati ariko hari n'inzandiko zanditswe none mwicare mwandike n'izindi reka nguhe amakuru ngo hari ifarashi zari zaratojwe kwiruka noneho ngo umwami azikura mu biraro ngo kugira ngo zitware inzandiko zikubagaho zigomba gutanguranwa na ya tariki ngaho urwandiko rugeze abantu bakanezerwa abahanga barasobanuye ngo izo mbaraga z'ifarashi zisobanura umwuka wari utuvugira utavuga umwuka wari utugira aho tutajya kandi umwuka wari dukora muri rya sengesho n'abazibonye bose bakanezerwa bagaca mu maso nagira ngo dusoze dusenga Imana basengera kugira icyo wongera kuko n'undi atangiye umpa ijambo ariko tubwirira abantu ngo nubwo hari ibintu bitanu bituma butarenga uyu munsi
hari ikintu wakora ukarenga ibyo byose, zambara ukazinyuraho, izuko batakuzi, uzuko nta mafaranga, uziko nta muryango, uzuko uri umukene, izuko uri kurwaye, izabakurwanije, abakurusha imbaraga bakuri hejuru, izo zose muri uyu mugoro mu gusenga rwa turakubwira ngo hari imbaraga zibirenga. Gatatu, irakuraho inzandiko ku buzima bwawe. Kane, dayimoni arapfa atavuze ikimugenza mu byawe. Gatanu, urabona urwandiko rushya rusimbura urwari ruhari. Gatandatu, uragira imbaraga ku byakurushaga imbaraga. Badusengera Imana igomba. Umva mushumba wanjye, ndakubaha nanjye ubwanjye ndafashijwe. Aho abantu bakurikiye gusenga rwa ndagira ngo ubazamura isengesho, kuko nanjye ubwanjye iri sengesho nanjye ndarikeneye. Abantu badukurikiye ibahiga ni byinshi, inzandiko zanditswe ni nyinshi, ibihiga ubuzima bw'abantu b'Imana ni byinshi ku isi yose. Abantu bafite umubabaro, ariko twamenya amakuru. Ntabwo ntasenga uri hano, ahubwo hesha umugisha abantu bakurikiye gusengarwa, nanjye ndimo n'abandi. Imana iguha umugisha. Mana nyiricyubahiro, Mana nyiramahoro, Mana nyir'urukundo, kandi Mana y'imbaraga. Tuzi neza ko mu isengesho niho honyine harimo gutabarwa. Nta yindi cano bashyizeho, nta n'ubundi buryo wegeze uvugaho. Wavuze gusa ngo mu isengesho nimuzatwumva. Dusengeye bene data batuye isi bose, abazakurikira, abasanzwe badukurikira umunsi ku munsi, n'abashyashya bagiye kwiyandikisha. Iri jambo ntazaryakire nk'ubuhanuzi, amenye ngo nubwo hari imbaraga zihari, ariko hari imbaraga zo gusenga. Turasenze nyaguhora ku ngoma, inzandiko zakuraga abantu umutima uyu munsi by'agaciro. Data watwihoraho ibyabakurikiraga byose, mwami uyu munsi bisuzuguritse. Turagira ngo imigambi Hamani yose iburizwemo biciye mu mbaraga z'isengesho, kuko muri Bibiliya yaravuze ngo ndetse n'umwana mutuzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafatwa no gusenga. Data wa twese horaho, duhanuriye umubyeyi ukubita inkoni uri mu kaga, wumva yihebye, wumvaga ibintu byamugoye, yumvaga urubanza rwamuhagurukiye. Turasenya, turakubita, turarandura imbaraga z'abadayimoni, turahita imigambi mibi, turarobora, turasenya, turakubita ibitare byose, kuko tuzi ko mu isengesho harimo imbaraga mw'Imana. Sobalesika sarebrayi neleko naisa topai doveria holele. Oh haleluya, mwami garura abantu mu buryo bwiza, bavutanye Imana yongera bagarukeho, bumve kuri Imana ihinduye imigambi y'abadayimoni burizwemo byose, atwanze byose mwami biveho. Turakubita impaka, inzandiko zifite agaciro, ibindi byazengurukaga, amagambo y'urucantege. Uyu munsi abumva mwami ibisengesho bumve bongeye kubohoka, kandi Yesu Kristo abari bamaze inyuma y'urugi rukinze, abari bamaze iminsi bumva byaranze, reka bakira ubutsinzi no gukomera, ko gutabarwa kw'abana b'Imana kurabonetse, ugusenga rwakurabonetse. Hari imigambi yawe mishyashya igaragaye, wumvira ijambo akaryakira mwami, intebe ye arayicaraho rwose. Wemera ko mwami bikora, uramukorera ubukwe adatinze. Wari wasuzuguritse ngo ntibizaba, ibyo bigiye kuba. Wari wavuze ngo ntibizakunda, ibyo birakunda. Kandi dusengeye mwami Imana nica no kugira ngo uyihe umugisha abantu bose mwami bayikurikirane. Kandi Yesu umva amavuta yo gutabara, wari urwaye akire, wahekanye umugongo ugororoke. Data wa twese wari wihebye, yumve ngo gusenga hari nk'imbaraga. Urakoze, nanjye mwami bingirirweho, kubwa Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha abadukurikiye, Imana ibahe umugisha, kandi umukozi Imana umugisha. Kandi iki kiganiro kizagaruka, turagikurikirana, kizagaruka mushumba. Imana ibahe umugisha. Ndawakira.